Yes, reka twongere tuyifuriza ibihe byiza rero kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira rwose n'abakomeje kubana natwe hano kuri Polar Vibe. Nizere ko weekend ikomeje kubagendekera neza, nizere ko weekend ikomeje kubabera uburyohe cyane. Nshimire mwese mukomeje kutwereka urukundo ndetse mukomeje kutwereka ko mukomeje kubana natwe gatanu kuri gatanu. Hanyuma rero uyu munsi nta gutinda no gutindiganya kuri kamera zanyu muri kubona umusore wanyu mutari muherutse ariko araza kutubwira byinshi aho yaraherereye. Bamwita Emapora. Emapora. What's up? Vipi. Ewa ni ibintu n'umutekano u Rwanda ruragendwa ijoro n'amanywa. Hanyuma weekend irimo kugenda ite? Weekend imeze neza urabona ko n'agafanta nkamire nabi rwose. Ibintu n'umutekano kuri Polar Vibes. Ikaze natwe tureze ikaze nanjye ndahari. Okay. Hanyuma rero Emapora niwe tugiye kuba tuganira muri kano kanya. Turaza kwibanda kuri byinshi ku myidagaduro yo mu Rwanda, kuri industry ya music cyane ko asanzwe ari umuhanzi ngira ngo muramuzi, afite imiziki myinshi cyane, ari no gutegura ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kugenda tugura ko muri kino kiganiro. Hanyuma reka natangiye ariko mbanze nibutsa abantu bose badukurikiye, haba bari mu Rwanda, bari muri Afrika, bari Burayi, bari he hose, ubashije kubona kino kiganiro reka mubwire ngo kanda subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ubona n'ibindi bintu byiza byinshi, ibikorwa ariko bategurira ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubwo ushobora no gutanga igitekerezo hanyuma ukanasharinga cyangwa se ugakora share. Hanyuma nkunda kuvuga ngo niba utameze neza wowe dukurikiye, ushobora kuba utameze neza, reka mubwire ngo komera kandi wihangane, uyu munsi cyangwa se uyu mwanya nawe utameze neza, ejo cyangwa ejo birahinduka bikagenda neza. Hanyuma Emapora turakwakiye kuri Polar Vibe. Murakoze cyane, ikaze natwe n'abandi bose tuhaye ikaze abazabasha kubona iki kiganiro Diaspora Nyarwanda ndetse no mu ntara 5 na 6. Ubwo nduvuga ngo nabari hanze y'igihugu, hanyuma amajyepfo amajyaruguru burasirazuba n'abarirengera n'umujyi wa Kigali katikati. Iyi ni televiziyo imwe rukumbi ugomba gusanga amakuru meza kandi yizewe. Yego, hanyuma reka dutangire wenda wibwira abantu, hari abantu basanzwe bakuzi, hari abantu batakuzi. Yego, reka dutangire. Hari abanzi nk'umusani n'uburi nkaho byagiye ndacyandika, ndacyaririmba, ndacyabikora. Hari n'abanzi mu bitekerezo ko njya nkunda kuvuga ngo turi mu isi ibitekerezo bidakuraho iby'abandi. Abanzi muri iyo system y'ubusesenguzi nayo ibitekerezo byacyahari naho byagiye. Hari n'abanzi mu buzima busanzwe nabwo ndahari ntacyo. Ahubwo duhere hehe bwana munyamakuru? Hanyuma mbere na mbere ndashaka kubanza ukatubwira ubundi wari umaze iminsi he, uri he, ntabwo twe tuguherutse. Hanyuma turaza no gukomeza ku bintu bishyashya aho ufitiye abakunzi bawe kuri projet ufite muri iyi minsi. Yego, nabonye ko narice ndatekereza nk'umugabo, mbona ko ibintu ndimo gukora bikenewemo izindi mbaraga. Ndongera nitegeza ku ruganda rw'umuziki wo mu Rwanda, mbona huzuyemo ubutuna. Ndavuga ni reka nshake amazi meza n'isabune mbanze ngukarabye, ubona aboneka ari umuziki, aboneka ari imyidagaduro imeze neza. Mbaza rero ngo nari mugiye mu biki? Nari mugiye muri ibyo ngibyo, amaprojet ni menshi, ariko nabanje gukora ikintu cyitwa UPM Records. Ni studio ikora ama audio, kimwe nuko na UPM video nayo iri mu nzira. Nyuma yuko nari mbonye ko abasani cyangwa se abahanzi bakomeje kuzengerezwa mu studio amwe namwe, ndavuze reka nze akagasuzuguro tukavaneho, reka nemeye ntambemo ibitambo byose bishoboka, ariko umwana cyangwa se umuhanzi niyumva akeneye gukora umuziki aze muri studio, ntawe umuhubagiza, ntawe ugira ute, aho hantu nyine tuhacara umucyo. Nicyo nari mugiyemo mu gihe kimaze byamfasha amezi 10. Right now studio yarabonetse, UPM Records. Soon as possible imiziki yatangiye kujyanze irimo gukorerwamo. Rero kugira ngo mumbure byansabye nyine kunubaka icyo kintu, ariko ubu naje ndahara, ahubwo naje ndahara, ahubwo mwebwe kuri support right mwe muri mu kibuga, mwebwe bimeze biti? Hanyuma hano ibintu bimeze ngira ngo uri kubona abajene bafite imiziki mishyashya, ngira ngo urabona ko umuziki uko biri kose umuziki w'u Rwanda ugenda uzamuka utera imbere. Hanyuma hari ikintu kimwe numvise nifuza ko tugarukaho mbere yuko nza kukubaza kubigendanye na studio. Waruvuze uti nasanze umuziki cyangwa se industry mu butumwa. Iryo jambo ririmo ibintu umuntu ashobora guhita atekereza ibintu byinshi. Wenda reka dukoresha imvugo ngo hari ibitagenda neza mu muziki w'u Rwanda. Rega cyangwa se njye nize ubuvanganzo, kandi mu buvanganzo imbwa tuzivuga mu mazina yazo.
ibitagenda turabivuga ko bitagenda, bakabyambika amapine bikagenda. Ibitameze neza tuvuga ko ubundi mu kinyarwanda nta mpumuro mbi baho. Umunuko ni umunuko, n'impumuro ni impumuro, c'est tout. Nuko yabimeze. Ubwo ko mvuze ngo nabonye ko mu ruganda harimo ubutumwa. Ntabwo mbeshye burimo nta nubwo mbyicuza, n'uzamamaganza bimusobanurira. Hanyuma utunyuriremo muri projet ufite zo wari umaze iminsi uri gutegura reka kuri studio. Abahanzi benshi bashobora kuba bagorwa no gukora indirimbo cyane cyane, wenda ugasanga amastudio arabagora. Ndatekereza icyo kintu gikunda kubaho. Yego cyane. Ari nacyo cyatumye nawe utekereza ukavuga uti reka nkore studio tuzajye dufasha abantu dukora ibintu byiza kandi bigiye bitandukanye. Yego. Hanyuma kugira ngo ugire icyo gitekerezo, hari ikibazo nawe waba warahuriye muri studio cyangwa se cyane rwose. Ndashaka utubwire akantu wenda ikintu kimwe cyakubayeho wumva utazibagirwa kikanakubaza, ariko uko biri kose usabye kimwe ndaguha bitatu. Hari mu mwaka wa 2011. Yego, njya muri Ray Music kwa Ray aramubagiza cyane. Abantu babyibuka Ray muramuzi, ntabwo yapfuye cyangwa se baranapfuye aruke mu mahoro, ariko ntago amakuru tujye tumva ko Ray yapfuye. Uko byose kose ariho. Uretse gusa ko ntago ahora gahanze. Umuntu araza agakora ibintu bye igihe kikajya agacakajyana nyine akaburirwa urengero kandi hari. Ray uwo ngo aramubagije bikomeye cyane, no ingeka no kurara mu muhanda nanishyuye. Ibyo bintu muri UPM Records ntabwo bizijya bibaho, kuko niba umusani yaje tugomba amasaha akamufata, tugomba kumushakira harara. Ntabwo twamare ko ngo genda. Oya, ibyo ni ibintu ni zimwe mu mpinduka nazanye. Twazamutse 2016 hari umutipe nshuti bamwitaga Wood twatangiye projet nayo birangira itarangiye, kandi nayishoyemo imbaraga nyinshi. Bro, mva mu Buganza njye Kigali n'amaguru kubera umuziki. Ugerayo se? Yego, nagenze iminsi n'igice. Iyo ni inzira umusaraba yanjye y'uyu muziki. 2021 nza guconnectinga n'umuhanzi Ivan Impano, yari mu bihe byiza, urumva so ndabikura 2019 iraza dukubita boostinga cyane, ndamushaka turahuza. Bo umusaza amakolabo kundi mwe twabitugeraho. Ndagenda njya muri studio bayita AMG, yakoraga igikondo sinzi n'ibigihari. Mu byukuri twari kodinze neza njye na Ivan, ibintu bigenda neza, ariko kugira ngo abajene bameze indirimbo yanjye kubyo twumvikanye, indirimbo ibikibazo rwose. Indirimbo ibikibazo biza kurangira, indirimbo mbonye sample maje kwibona mfata umugambi wo kuyishyira hanze ita masterinze itagize iti. Iyo ndirimbo biza kurangira ibaye flop kandi nenakwanye n'umuntu nihirinze. Icyo wari ufite izindi. Yego. Icyo ni ikintu ni naho urugamba rwatangiye rwo kwase. Nakora iki kugira ngo akagahinda nirishavu ndishire ndivure n'abandi bafite ibikomere inyuma yanjye. 2022 nahuye na producer witwa Hunter Pro. Yego. Hunter Pro abantu bakora umuziki mu gisata cy'Iburasirazuba baramuzi. Yego. Dutangira projet yitwa Nzatabarwa turayikoze, audio irarangira, audio nziza cyane. Ndibutsa n'abantu ko bazayisanga kuri channel yitwa Pro Vibe. Ndaza kwimura ibigwi bya papa byose biri mu kiro hano. Hanyuma tujya mu gihe cya shooting video, nayo turashootinga bigenda neza. Nsanka nongeye kubura umutwe, ariko nabwo ukabona ko imvune ngira ntabwo ndimo kubona umusaruro mu kuvamo. Nibwo navuze se why not hano mu Buganza hataboneka studio yuje ibyo byose. Iyo studio kaza igiye guhuza Igisaka, Umutendorwa, Bwanacyambwe ndetse n'utundi duce. Bwanacyambwe, Igisaka, Umutendorwa andani Ubuganza burimo hagati. Ubwo nshaka mfite focus yo gufasha abantu b'Inyagatare, abantu b'Ikibungo, Ingoma, abarwamagana bamanuke nta kibazo. Hanyuma dupushinga dushyemo imbaraga, natwe tuye ko byumvikana mu murwa Kigali, kandi birashoboka kuko icyaburaga ni ibikoresho. Birahari. Bigomba gukorwa rero. Hanyuma nyuma yuko ibibazo bimwe na bimwe bitangiye kugenda bikemuka, ubu ngo abafana ba Emapora bitega iki mu muziki nyarwanda? Ndavuga ngo ubanza wumve neza ko uri ku rugenza muri rap, mbona ndikizigenza
babuzwa cyane no gutakira abarezi bakanyitiranya na mugenzi nkaho n'inshuti na nyirabagenzi. Icyo nzira ndakizi niyo mpamvu ntagerayo, natewe mu gihe mvumbura ikiriyo, na nubwo ncamadukira ibiriyo ndacyari CEO. Aho ngaho ni Ikinyarwanda kirimo ukuri kwinshi kumvikana. Ubwo twe tumaje kuvuga ku gisata cya Impapora, ubwo tugiye noneho kugira ngo nanakubutse etape by etape, tugiye no kwinjira impamvu gusobanura impamvu mvuga ngo uru ruganda rurimo umwanda cyangwa se rurimo ubutuna. Tuzanye ibyango kugira ngo tubisukure neza. Wowe urambaza umbaze ibintu nanjye ndagusubiza, nubwo nari maze igihe ntakora, ariko suko narebaga iyo biva niyo bijya. Wowe umbaze none ndagusubiza, mubwiye ibyo nari mugiyemo, hanyuma ugiye kumbwira impinduka nzana nazo ndazikubwira, hanyuma unambaze nuko uruganda arimo kurubona noneho, kuko nanjye naritegerezaga najyaga ndungukira mu marida ariko nareberebaga. Ahubwo reka duhere kuri icyo ngicyo. Size ni ikihe kintu gishobora gutuma uvuga uti abajene bari gukora music cyane byiza cyane kabisa. Hanyuma ndashaka reka tuvane amarido tworosoreho, mugira hit yaje mara amezi 5 mu Rwanda. Yego nyine we nta kibazo. Wowe urumva uri mu itangazamakuru sibyo? Uri mu itangazamakuru, ibintu byose bikurikirana hafi. Mfasha umbwiye hit yaje kamara amezi 5. Ntabwo bavuga ngo hit yaje mara amezi 5 kubera impamvu sibyo? Kubera impamvu imwe ngiye kukubwira. Ngerega nagusabye bwana munyamakuru tubigendanemo neza. Ndashaka njye navuga ngo uruganda rw'umuziki wo mu Rwanda cyangwa se entertainment mu Rwanda ifite ubutuna. Bivuze ngo akeneye ibyango tuyoze. Siko birise? Njye mfite fact. Fact nkuhangiye irimo n'ikibazo. Ndashaka indirimbo yaje igahitinga ikamara amezi 5. Yego. Kuzari nyinshi. Nyine mama ebyiri z'ingenzi nari nkigusobanurira. Zamaze amezi 5. Amezi 5 uva muri club imwe ujya mu yindi ku mihanda batubaninga tu. Ndayishaka. Je ndahita nkubwira no ndahita mfata industry nyarwanda sibyo yijyanye na industry ndundi mubwire ikintu gihari byari niki hano mu Rwanda ujya mu bivugo bavuga ngo tuva mu bwiza bumwe tujya mu bundi. Ndayizi ndayizi tuva mu byiza tujya mu bindi. Ibyo byiza ubimbwire nyine, ibyo byiza ubimbwire umusari hit sibyo? Iyi hit niza ejo cyangwa ejo undi muntu nawe araza nawe akeneye hit akore kandi indirimbo nziza ategepfa kwa nisindiye. Yego irana yabaye hitaye abantu barayikunze. Broski rero jewe ntago ndi umwana muri aka gakino sibyo? Ndi umuntu mukuru muri aka gakino. Nutabyemera ko ndi mukuru azampamagara mbaze ati ushingiye kuki wiyita mukuru. I'm ready to give us fact, ibimenyetso sibyo? Uru ruganda ruhinduka rwahindutse ndeba nari mukuru gwera 2005 kuzamura kugeza n'uyu munsi. Ntago nigeze ngo twakumva radio ndacyayumva, ntabwo nigeze ngo imbuga nkoranyambaga zisakariye nagendanye nabyo. Mukuru kuzuye uruganda rwo mu Rwanda nyine ngo nabasani bo mu Rwanda muri make. Basani bo mu Rwanda saba arimo gukora turimo kubona, saba n'abatari sinabiri nyuma amarido atimo gukora. Nye byose ndabifata nkabishyira. Uzi ko uyu muziki wo mu Rwanda cyangwa se industry nyarwanda kubijyanye n'imiziki birimo kurutwa n'abanga bita ngo naba influencer. Urumva umu influencer we sibyo? Always ahora uploading aguhereza ibintu ukabyumva nabo bitabishaka cyangwa ushaka, ariko wagize uti wabonye. No mu gihe umusani we araza akaduhereza indirimbo imwe bro, yego turayumvisha mu mezi 2 3 sibyo? Mu kwezi kwa 4 indirimbo nube yumvikanye. None se musaza ko twumvisha amahiti menshi, indirimbo yitwa Nsangunyegere urayibuka? Nsangunyegere umara ibicu urayibuka? Yamaze igihe kingana iki iri pop yumvikana. Indirimbo yitwa Ubanza Ngukunda ya Meddy, Charlotte Kwimedi amusuje urayibuka? Indirimbo yitwa Ese Nibyo urayibuka? Indirimbo yitwa Kanyarajisho Nyakwigendera Jepur urayibuka? Uruinja Majid Black urayibuka? Itanga ishaka ya Fireman urabyibuka? None se ibyo birungo byagiye hango ngo nukuva mu bwiza tujya mu bindi bro? Abahanzi bari mu guhabwa umwanya
bari mu guhabwa umwanya mu by'ukuri ntabwo bari mu kudeza package ndetse n'ubujuka bwa ngo wisindiye ngo wihagiye sibyo Nose broski ngambwe message mu gusinda ariko buriya icyatumye akorera ndirimbo nyine ngende nakantu ubwira ashobora kukubwira impamvu yandi mbabonye abantu bayikunze yamaze igihe kinga n'ikiri hehe iri iracuranga simbukira mu Burundi ugendere mu muhanzi witwa Melanini Boy papa umukobwa aragukomagura urumva akarenga Ngozi akaza agafata na Kigali gukora bya bintu byakikuwa ngo uvuze ngo nta muziki yo mu Rwanda none se nabwo yebeshe n'ukuri nabwo yebeshe ngo urumva reka ubwiza ukuri munyamakuru buriya hari akantu kamwe utarimo kubona umunyabyabesha pastor ko akijijwe nawe yapfa pastor akamubeshya kagiye mu ijuru bivuze ngo yimo kubeshya abantu yuko imo kubaheza ibintu bya fresh nabo mukubeshya ko babikunze ahantu uzabona ko batabikunze rero uzabyumva mu mezi 3 ariko mu kwezi kwa 4 bizaba byashaje none se bro ubu ntago abantu bumva karahanyuze zo muri 80 ntibazumva nanjye ndazumva none se ubwo ikintu byimo kumbaza ni ibiki wimbwira uruganda rurimo umwanda uruganda rwuzemo ubutuna reka ahubwo dushaka amazi meza n'isabune turwoze dufata ibitegenda tubyambika amapine yigenda urumva neza ayo ma studio bahaye izina bahaye intebe ariko go bagize abahanzi sibyo abo bahanzi bafashe ikibuga wize umwe ngo hasi we ririmba ibintu biriho bizabaho bizanahoraho sibyo nawe urumvikana amezi 3 mu yenda 3 nawe uzaba kikumva wakoze iki zero waka yango ni zero waka reka twizere ko Mapura rero agiye kuza akagira byinshi ahindura muri uyu muziki mumfashije abantu benshi baba bavuga bati umuziki wo mu Rwanda ugere ku rundi rwego upande ariko hakirimo kari akantu nakubwiye ntabwo umuziki nyarwanda ushobora kujya ku rwego mpuzamahanga umuhanzi akijya muri studio bakamufata nk'atari umuhanzi njyewe muri UPM Records sibyo wishe session yawe ibintu bimeze neza sibyo nukuri kw'Imana mu ijuru namanzu uzigiye wabagire wanjye kandi n'amasaha gufashe ntabwo uzara mu muhanda nkuko repi yandajemo hanyuma ubwo tuguye kuri yo studio iri Kayonza cyangwa se hazwi nko mu Buganza Edikoti Kayonza by the way nibutsa abantu ko album yanjye nagiye kurangira ndimo kwikora igiye kurangira kandi birimo biragenda neza hanyuma tumiremo muri projet zawe uburyo ibintu biri kugenda zumva bimeze neza abafana bawe ndetse n'abakunzi bawe nabo ndumva bahishiwe byinshi cyane bashiwe byinshi cyane ko bizaca kuri icano icano bizajya bicaho cyane ndetse n'andi makuru y'igisata cy'imyidagaduro aci kuri icano yitwa Ubuganza TV show nayo narimaze igihe kirekire nihugiyeho narimo gukora ariko ndakeka nabohotse nahambutse ngiye gukora kandi ndabasezeranya ko we niba arakunze inyandiko yanjye ugakunda ibitekerezo byanjye Mapura naho nagiye sindajya mu itaka ngiye gukora ibirenze bya bindi nakoze muniza amaboko gusa ndumva ibintu ari fresh cyane hanyuma size tunagana ku musozo twihuta cyane tuzagira undi mwanya muri wo cyane wo kubisesengura yego nzakubaza n'uburyo wagiye Kigali n'amaguru ninza musaraba nabyanditsa tsaye kumazaho tugana ku musozo n'icyo wasaba abakunzi bawe cyangwa se studio irahari yarabonetse mu bijyanye n'amajwi ubwo ni audio production ariko mfite n'igitekerezo cyo kuba nakora na video production ibintu byose rero ibyiza bikorwa n'abantu niyo bigakorwa n'abantu abantu badufasha muri byinshi so wowe niba ukunde Mapura wumva ko umusaza nanjye nihirinze ubona ko n'imyaka imo kugenda ngenda nihirinze nkakora ibyo bintu ndabahereza nimero yanjye ubishoboye $1 rimwe nta kibazo $2 ariko tubone umuhanzi aze tumufashe bill full package niba ari amafaranga nshyira ku giciro cyo hasi
ariko umuhanzi agende yiyumva mu majwi anibona na video. Icyo nicyo gitekerezo mfite, icyo nicyo ndimo gusaba abantu. Ikindi cya kabiri, if you love me, kora subscribe kuri Mapola, kuri Pola Vibes, kora subscribe ku Buganza TV show. Aho ngaho ni inkunga ikomeye cyane mu kugenda impereza. Wewe disappointinga ku kiganiro kirebe umbwiye ati Pola nyamara hano rarengereye, nta kibazo, ndahanurwa ndumvikana. Ntabwo nigira byose, ntabwo ngenda ushobora byose, ndumvikana. Gusa nanjye nanga ibitekerezo byanjye kandi ntabwo nyambasha kubaga ahubwo ubwiza ukuri ugacaguramo ibyawe hanyuma tugahurira imbere nta kintu bitwaye. Rero nasabaga abantu banje bazi neza ko mu mwaka wa 2020 narakoraga, na 2021 narakoraga, na 2022 narakoraga, na 2023 narakoze, 2024 ari naho mperukira gukora ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere. Nabahaye indirimbo yitwa Akabuye, indirimbo nziza cyane, full package, audio nziza, video nziza, good lyrical, ibintu byose byameze neza. Naho nagiye rero ubu tuvugana noneho 2025 ho ubu turimo ni studio murayibonye. Cyakoza ndabwira abantu banje ko bitazarenza itariki 25 z'ukwezi kwa 12 nabahaye projet isotse muri UPM record. Konye ntabwo nyansora ama audio ya audio zo zirari n'uruhuri ni nyinshi, album isigaje ndimbe byingo irangire. So rero ndamye nashidikanya ku itariki 25 nzaheza abantu Noheli mbaheza indirimbo yitwa Si Byanjye. Si Byanjye. Abantu batazi ko Mapola aririmba ndanaririmba. By the way kandi baje kwakira feedback, abantu bambwiye ngo ufite akajwi keza uzabikora bizagenda neza. Ndarapa nkaririmba, nkanatanga ibiganiro suggestions, nkagira abantu inama cyangwa se nanjye bakazinjya, ariko ndi documenta njye ubwanjye. So rero mumfashemo mu ntera inkunga mu nyiza ndi maboko, ngiye kubereka icyo naharaniye n'icyo nagezeho kandi kizafasha abana b'u Rwanda, abanyarwanda. Namwe rero umwenda mu ndimo munyishyure. Make subscribe on my channel Pola Vibes Ubuganza TV show. Hanyuma inomero wantera y'inkunga kugira ngo iyo studio ya video iboneke ni 0788 44 60 85. 0788 44 60 85. Ubwo bari muri diaspora urabanza icyo kara kamenyetso ko guteranya 250 ubundi ukomerezeho. Ya ngari ngukorera. Hanyuma tuzafata n'umwanya uhagije tuganire kuri byinshi kugira ngo babwiye ko hazanyanyuraho amakuru atandukanye. Kuzajya babibona hano rwose bize pe mu gihe Uwiteka gitwije ubuzima. Hano tuzabahereza ibintu byinshi kandi very full package. Ya hanyuma bwo tunashimira abakunzi bacu abantu basanzwe bagukurikira. Turabashimiye cyane, batangire biteguye kubona ibintu bishyashya. Ya kabisa, kandi nawe tugushimire. Murakoze cyane bwana umunyamakuru, kandi nagira ngo mbamenyeshe ko ndi hano kuri Pola Vibe. Nimunanyenera namwe wanyu nzaza nta kibazo, aho muzanye nawe sindi tayari. Kandi ibi dukora ni umusanzu wacu nk'abagabo, ntabwo turi imburamukoro, ahubwo nuko dukeneye gusangiza abantu ibitekerezo. So rero ndahari ku bwawe, ndahari ku bw'abanyarwanda, ndahari ku bw'abakuri population idukurikirana, ndahari kuri buri umwe. Murakoze cyane.